ukeneye ubwenge bwo kugenza ute, bwo kubaka ahazaza hacu heza. Umuntu wese iyi myaka mufite cyangwa dufite, nuko buri muntu wese akeneye ubwenge kugira ngo yubake ahazaza he. Ahazaza ha buri musore wese ahafite mu kiganza. Ushatse wakubaka ahazaza hawe hakazaba imburamumaro by'iteka ryose. Ushatse wakubaka ahazaza hawe hakagira agaciro karuta ibindi byose. Ushatse wakubaka ahazaza hawe ukazaba ikirumbu, ukarumbira isi n'itorero, ukaba imburamumaro uko ubishaka, biri mu biganza byawe. Mbese ubuzima bwawe urabugendana, ushatse wabwubika bakabukandagirana, ushatse wabuha agaciro ukabuzamura, kubukoraho bikaba bihenze, unashatse wabugendana mu mufuko ukazajya ubuhereza uwo ushaka. Mwabyumvise? Mbese ahazaza ha buri wese ahafite hehe? Mu biganza bye. Agomba kuhagira uko abishaka. Ndaza gusoma amagambo make mu gitabo cy'Abacamanza. Aha niho ngiye kubanza guhera. Hanyuma ya kusoma aya magambo, ndaza gusoma andi magambo menshi. Igitabo cy'Abacamanza igice cya 14. Ndaza kuzajya ndobanuramo imirongo hako ngiye guhera ku murongo wa mbere. Nuko Samusoni aramanuka ajya i Timuna, abona umukobwa wo mu bakobwa b'Abafilisitiya, maze azamuka abwira se na nyina ati, nabengutse umukobwa i Timuna wo mu bakobwa b'Abafilisitiya, none ni mu munsi abiri. Nuko se na nyina baramubaza bati, mbese nta mugeni uri mu bakobwa ba bene wanyu cyangwa mu bwoko bwanyu bwose byatuma ujya gushaka umugeni mu Bafilisitiya batakebwe? Samusoni abwira se ati, nsabire kuko ari we nkunda cyane. 4. Ariko se na nyine ntibari bazi ko byaturutse ku Uwiteka, kuko yashakaga impamvu ku Bafilisitiya. Icyo gihe Abafilisitiya barahinduye Abisirayeli. Hanyuma y'ibyo Samusoni amanukana na se na nyina bajya i Timuna. Bageze mu mizabibu yaho ahura n'umugunzu w'intare, uramutontomera, maze umwuka w'Uwiteka muzaho cyane, arayitanyaguza nk'utanyaguza umwana w'ihene, kandi nta ntwaro yari afite mu ntoki. Ariko yabwira se na nyina ibyo yakoze. Nuko Samusoni aramanuka aganira n'uwo mukobwa, aramushima cyane. Bukeye asubirayo kumuzana, akebereza ahandi kurora ya ntumbi y'intare yatanyaguje, asangamo irumbo ry'inzuki ry'ubuki bwazo. Arabuhakura, agenda burya, agera kuri se na nyina, arabubaha, nabo baraburya, ariko ntiyababwira ko yabukuye mu ntumbi y'intare. Ngeze ku murongo wa 9, reka nse naho mpagaze hano. Mbese aya magambo ari muri iki gitabo cy'Abacamanza arimo ubwenge n'ubuhanga. Aya magambo arimo ubwenge n'ubuhanga. Aya magambo arimo intege nke n'agasuzuguro. Aya magambo arimo kutumva inama. Aya magambo akubiyemo imigabane igeze muri 4. Aya mpereye ku murongo wa mbere nkaba ngeze ku murongo wa 9, akubiyemo imigabane 4. Akubiyemo abana bagomba kugisha ababyeyi babo inama. Birimo 2, akubiyemo abana basuzuguye ababyeyi. 3, akubiyemo gusohoza imigambi y'Imana. 4, akubiyemo kuba icyigenge. Ibi byose bikubiye muri aya magambo nsoma. Ni nayo mpamvu buri muntu wese asabwa kugira ngo iyo asoma ibyanditswe byera, buri muntu wese agomba kuba asaba Imana ngo imuhe ubwenge kugira ngo aronkemo ibyo yari ashatse kuronkamo. Kuko umurongo umwe cyangwa igice kimwe cyakuzuriza ubuzima bwawe bwose, ukaba mu isurumburamumaro bitewe n'uko warangaye gato. Muri iki gice
hakubiyemo kwanga abo mu bwoko bw'Imana akajya gushaka abanyamahanga. Mbese wacukumbura buri murongo na buri kagingo kose muri iki gice hakubiyemo bya buri wese urimo aha ngaha. Ubwo murabyumvise? Hakubiyemo iby'abandi. Muri iki cyigisho turaza gusa naho tuza kwibanda mu irambagiza ry'abasore bo mu minsi y'imperuka. Turiho aho buri muntu wese asabwa kugira ngo ubuzima bw'ababwubatse bubeho ari ubwo guhesha Imana icyubahiro, abazaba mu bantu bazagira umuryango uzifuzwa n'abandi ku isi. Ubwo mwabyumvise? Dusabwa kuba muriho mugifite, buri wese afite umuryango cyangwa azagira umuryango uzaba uwo guhesha Imana icyubahiro hano ku isi. Iyo ibyo bitabaye ujya uba umuvumo, iyo ibyo bitabaye ujya wicuza, iyo ibyo bitabaye ujya uba mu isi utazabona ubugingo bitewe n'urushako rubi. Ni nayo mpamvu Imana yabyandikishije hakiri kare kugira ngo buri muntu wese azajye yinjira mu cyiciro ariko byanga bikunda gihwanye n'ikigero arimo. Icyo uyu munsi nk'abasore, abakobwa n'inkumi basabwa kugira ngo basabe Imana ubwenge ko buri mu gitabo cy'imigani. Nshaka gusomamo makeya mu gitabo cy'imigani, ariko ndi buvuge ku bwenge gusa, kuko ubwenge nibwo bugenza ute, nibwo bwubaka urugo, ngo kandi ngo rugakomezwa no kujijuka. Ubwenge nibwo bugenza ute? Bwubaka urugo, hanyuma rukagenza ute? Rugakomezwa no kujijuka. Reka mbanze mpere ku 10, mpereye ku murongo wa 14, ndi kuvuga ku kagingo kitwa ubwenge gusa. Igice cya 10 umurongo wa 14. Abanyabwenge bikoranyiriza kumenya. Abanyabwenge bagenza ute? Bikoranyiriza kumenya. Mbese igihuza abanyabwenge abari kugira ngo bagenze ute? Kugira ngo bamenye. Ubwo uvuye aha ngaha ntacyo wamenye waba waje nk'umupfapfa. Ko buri muntu wese ikiba kiranga umunyabwenge aho ahuriye n'abandi nuko ajya havana ubumenyi. Ndaza gusoma ndi makeya muri iki gice, n'ubundi ndasoma 15. Ndasomaho umurongo wa 24. Ku munyabwenge inzira y'ubugingo irazamuka kugira ngo ave ikuzimu mu bapfuye. Ku munyabwenge inzira y'iki? Inzira y'ubugingo irazamuka. Iyo umuntu afite ubwenge ntabwo abaho nk'ugenda mu kibaya, ahubwo agenda nk'ugenda mu musozi. Abo bantu bagenda kimwe. Noneho iyo ufite ubwenge akantu kose uba usabwa kugira ngo byanga bikunda akantu kose umunyabwenge akabonamo inzira izamuka. Tugiye gusa naho tuza kwinjira mu kagingo kitwa kurambagiza. Ndaza kukavugaho ibintu bike kuri aka kagingo kitwa kugenza ute? Kurambagiza. Umuswa wese ngo ararambagiza, ngo kandi umupfu wese arirambagiza. Vuze ngo iki? Kubanza gusomamo amagambo make, kuko buri muntu wese ngo mbere yuko ufata imigabo n'imigambi intekerezo zawe uzishyira ku mushinga wo kurambagiza. Wo kugenza ute? Wo kurambagiza. Kuko buri muntu wese, reka mpereye ku basore no ku bakobwa, buri muntu wese afite uburenganzira bwo kurambagiza igihugu cyose. Cyo kugenza ute? Cyo kurambagiza igihugu cyose. Ubu bifitiye uburenganzira bwo kugenza ute? Bwo bose ko wabarambagiza. Mbese kurambagiza ni ukureba imico. Mwabyumvise? Iyo mico ukayemera. Ngo ariko buri muntu wese mbere yuko areba imico, ngo agomba kuzajya areba imico ayipimiye ku mico ye. Ubwo mwabyumvise? Noneho ubwo hagomba kubanza iki? Kubanza wowe ubwawe ukirambagiza. Wamara kumenya icyiciro urimo ukazafata umushinga wo kugenza ute? Mbese ukeneye inyangamugayo, ikunda Imana, ukunda gusenga, ukunda gucumbikira abashyitsi, uri kubyumva? Ubwo ntubukunda ibintu byiza. Uri gisiribobo,
nangiye gukoresha andi magambo. Mu yandi magambo uri mubi, uri kubyumva, ngo ububi bwawe ukaba ukeneye umwiza, ngo reka nkubwire ngo nunamubona ukabona umwiza, ngo bitinde bitebuke ngo uzasenya. Kandi wabonye umwiza bitewe nuko yahuye no badahuje icyiciro. Nimba ivuga icyo murabyumva, afite imico mibi, akeneye ufite imico myiza. Ngo ugomba kuba wujuje ibintu 14, ngo wamara kubyuzuza ngo ukabona ukajya muri uwo mushinga. Ngo kandi ibyo 14 ngo ntugomba kubishaka ku wundi, ngo ugomba kubanza kubyishakaho. Wasanga ubyujuje ugatera ve, ukavuga none ngiye gushaka ufite ibi 12, bisanga 14 byanjye bikaba bingahe? Bikaba 26, urugo rukubakwa rugakomera. Naho nusanga ufite 4, ugomba gushaka ufite kimwe. Urugo rukaba rugizwe na 3, umushyitsi yahanyura atabasuhuza rugasenyuka, nyirabukwe yaharara bagatandukana, abashyitsi bahacumbika bagasiga barwanye. Urwo rugo rwubatswe kuri 3 karwubatse ku manegeka. Kandi ngo ingo nyinshi zo mu minsi y'imperuka ngo ntabwo zubatswe uko Imana yabivuze, ngo nyinshi zubatswe uko babitekereza. Mbese buri wese wafungura ubwonko bwe, buri wese yamaze gufata ishusho y'umukobwa akeneye, agomba kuba yujuje ibi, arabitondeka bigeza hasi. Umukobwa nawe atondeka hariya ibyo umusore agomba kuba agenzutse, ibyo agomba kuba yujuje. Aba ni abantu babiri bombi, buri wese aramufite mu ntekerezo. Ubu wababaza atibajishije nkanakabaza abakobwa ngo mbe wapfa gufata, yavuga ngo kuko afite ibyo yamaze kugenzutse, gushyira ku rutonde akabigeza hasi. N'umuhungu afite ibyo yasize ku rutonde abigeza hasi. Reka mbabaza, ku buryo umuntu ajyaza akamuhera hasi handi yatangiye abyandika, yageza mu mavi agasanga ntibivuyemo, agahita amureka. Mwabyumvise? Reka manze ntere ngo ku byo umuntu agomba kuba yujuje. Ibi ndavugamo 14. Mu gitabo ni icy'ingando z'abasore cya 2010, Imana ikwitaho nk'aho uri wenyine uri ku isi. Paje yaho ya 27. Urarya, urahumeka, uratekereza, ufite imigambi wihariye udahuriyeho n'abandi. N'ingorane waba ubona ko ufite nazo zifite uruhare mu kugukarisha ngo umenye ku isi nta munezero usesuye uhaba. Imbabazi n'umurava byo kukuvaho ubyambare mu ijosi, ubyandike ku nkingi z'umutima wawe, nibwo uzagira umugisha n'ubwenge nyakuri mu maso y'Imana n'abantu. Mu gutegura hawe hazaza ugomba kwiyemeza ibintu 3. Icya mbere ni ugutunganya imico. Icya kabiri ni ukwivangura mu batubaha Imana. Icya gatatu ni ukwiyemeza kuba icyo Imana yagambiriye kuzaba cyo. Ibi bintu 3 ugomba kuba ubifite. Icya mbere ugomba kuba ufite iki? Waratunganyije imico. Icya kabiri warivanguye n'abatubaha Imana. Icya gatatu ntabwo ndi bugesome nari nkibabajije. Icya gatatu kivuga ngo nk'iki saa 10 baranditse ngo kugira ngo ubigereho ubanza kwimenya ubwawe, ari byo kumenya icyo uri cyo, kumenya icyo ushoboye, kumenya icyo ubuzwa, kumenya icyo usabwa, no kumenya aho utandukaniye n'abandi. Uvuzemo bingahe? Icya mbere kugira ngo ubigereho ubanza kwimenya ubwawe. Kabiri kumenya icyo uri cyo, ubundi urigi icyo uri cyo urakizi. Gatatu kumenya icyo ushoboye. Kane kumenya icyo ubuzwa. Gatanu kumenya icyo usabwa no kumenya aho utandukaniye n'abandi. Ndasoma hepfo ngo buri muntu wese ngo agomba kuba afite imbanzirizamushinga. Baravuze ngo gushyingirwa ni impano inezeza umuntu wese, kandi byateganyijwe n'Imana ko gushyingirwa ari impano igize umunezero w'abahungu n'abakobwa. Bafashe n'umwanya munini mu kamaro k'umuntu ku isi. Bifite uruhare mu guhuza gahunda, ubwenge n'imyifatire y'umuntu, dore ko n'uruhare rwo gutuma umuntu agira aho abarizwa